Yes, reka nongere mbasuze rero mbifurize ibihe byiza cyane kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko mukomeje kumererwa neza, ni nako kandi tubahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Turi kwa gatatu, turi ku itariki 3 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Twongeye kugaruka mu makuru akomeye cyane, amakuru agiye kutwerekeza no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho hari amakuru menshi cyane yibanda ku bigendanye n'urugamba rukomeje guhuza rigwana ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo barwanya umutwe wa M23, ariko kandi ikitwa guhangana cyangwa se gukuraho cyangwa gusubiza inyuma umutwe wa M23 cyo kimaze kugenda kinanirana. Bwana Alex, ariko mbere gato Alex, waramutse ute? Mwaramutse neza Emile. Hanyuma ko udafite courage bimeze bita wa muntu, ibintu byabaye byaguteye ubwoba? Aho yada Emile meze neza. Ngo ari ibintu biba byabaye, hari igihe ibintu byabaye ku rugamba. Nge nimugoroba nibwo naje kugenda nakira amafoto, kuko ku munsi w'ejo bararwanye. Byanagutera ubwoba Emile. Amaraso ku munsi w'ejo naje kureba ibintu byabaye, ndavuga ni mwuka byaramwe, ibi bintu ntabwo bisanzwe, ibi bintu biteye ubwoba. Naje kubona abantu bamenaguye imitwe, nza kubona abantu barasaguye, ndavuga ni mwuka byaramwe. Uru rugamba nyamara Kisekedi ashatse yakwitonda, kuko ntabwo ashobora kuba yarutsinda. Ariko kandi reka mbabwire yuko tugiye kurebera hamwe ibyinshi bikomeje kugenda biranga uru rugamba, dore ko umutwe wa M23 ukomeje kugenda rwose unakira inkunga zikomeye cyane, ukomeje kugenda unakira amaboko mashya, cyangwa se abo bari kugenda bakorana cyangwa se banafatanya mu buryo bukomeye cyane mu bigendanye no guhangana. Dore ko bakomeje no kugenda bakira abafatanya bikorwa bagiye batandukanye, ndetse ubu ngubu hari inkundo rikomeye cyane, aho biri kuvuga ko umuntu bita Joseph Kabila Kabanga wigeze kuba perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ni nawe Kisekedi yaje asimbura. Amakuru ahari nuko yamaze ngo kuba nabo yakwingwa kuri M23, ariko kandi nibikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko ko turaza kwifashisha ikiganiro bwana Christophe Rutonora, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaje kugenda agirana n'umunyamakuru wa France 24, iyi ni televiziyo y'Abafaransa. Yaje kugira byinshi atangaza, ariko kandi bwana Alex, hamaze kumenyekana ahantu umutwe wa M23 ukura intwaro, uburyo ahantu ukura imbaraga zose zo gukubita no gutsinda abasirikare ba Kisekedi. Abi bintu byamenyekanye, amakuru arahari, kuko ibi bintu tugiye kubisesengura duha abatwumva, cyangwa se tubasobanurira ikintu ku kindi, ingingo ku yindi, bamenya aho imbaraga ziva. Tubabwira ahantu abantu bakomeza kuvuga ati nk'ubu ngubu bari kuvuga bati urabizi Kisekedi aravuga ati u Rwanda rufasha M23, ariko u Rwanda rwarabihakanye, kandi nta n'impamvu yo kugira ngo u Rwanda rujye muri Kongo. Urumva, kereka umunsi ruzagirana amasezerano, urumva, na Kongo bakavuga bati nk'uko Abarundi binjiye hano muri Kongo, nubwo ibyo byari byabazanye atari byo bakora, ariko byavugaga yuko baje kurwanya Red Tabara. Abagande nabo bari hano muri Kongo baje kurwanya ADF irwanya ubutegetsi bwa Uganda. Yes, kereka niba bavuga bati ahubwo u Rwanda narwo ni rwinjire ruze rurwanye, cyangwa se ruhangane na FDLR, bafasha M23 babahangane na FDLR. Hanyuma rero kugeza amagingo ya ngaya tugiye kubisesengura, turebera hamwe bikomeje kugenda bigaragara, kuko hamaze gusohoka amakuru yerekana ahantu M23 yaba ivoma imbaraga, yabivana na rwose ingufu, amasasu, ibikoresho ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Dore ko kugeza amagingo ya ngaya amakuru ahari avuga yuko rwose haba hari ibigo bigera muri 5 bya gisirikare bitorezwamo abasirikare ba M23 ku buryo bukomeye cyane, ku buryo buriya ngo bano basirikare bafite barimo ba General Sultane Makenga, ba Colonel Bahati, ba Colonel Nzenze, n'abandi bagiye batandukanye. Ni bamwe mu bantu ba Wiringoma, bano bose ni bamwe mu basirikare bakomeye cyane, ngo bazwe mu gutanga amasomo agendanye n'imyitozo ku buryo bukomeye cyane. Hanyuma kandi umuntu witwa Kisekedi John, twavugaga ukuntu yagiye yakoze ikiganiro akavuga ati nyamara u Rwanda ntabwo ndusha Makenga, turaza guhangana. Ubu noneho yaje kuvuga ati u Rwanda nduhaye amahirwe ya nyuma, aza no kuvuga igihe atararurasa amahirwe ya nyuma, atanga igihe agomba gutera cyangwa se kuzana bya bigrenade agatera u Rwanda. Ariko yabivuze inshuro nyinshi Emile, ariko noneho ari igihe ari seri, none niba yamaze gushyiraho n'igihe agomba guterera u Rwanda, urumva ko uyu ari seri. Ejo bundi Perezida Kagame mu kiganiro n'igitangazamakuru cyo muri Kenya baramubajije bati ibintu Kisekedi yavuze wabyakiriye ute byo kuvuga ko azatera u Rwanda? Umukuru w'igihugu yaravuze ati ngewe ibiriya bintu nabifashe nk'ibintu bikomeye,
ndetse ni nayo mpamvu tugomba gukomeza tugacunga umutekano w'igihugu cyacu kugira ngo ibintu bibe byarushaho kugira gute kugenda neza. Ati ibintu nabifashe nk'ibintu bikomeye ariko tugomba kubaho twiteguye ibyo bintu bikomeye. Umuntu w'umukuru w'igihugu urabona yapfa gutangaza ibintu nk'ibyo gusa? Oya, akenshi haba harimo ikintu. Ikigaragara nuko harimo imyiteguro. Ariko nanone ikindi kintu twatekereza nuko Tshisekedi atatinyuka gutera u Rwanda mu gihe n'ubundi na M23 bahanganye, ikomeje kumubiza icyo ikomeje gutuma adasinzira. Emile, usibye amatakira ngo yo kubura kuntu washaka ibibazo ukabura icyo uvuga, ni kwa kundi umuntu avuga ngo nabuze icyo mvuga ibi. Urumva Tshisekedi azafata bari abasirikare bananiwe kurwanya na M23 ari abantu 100. M23 ni umutwe twaje intwaro, wagakomera se nturi wabo kujya. Ndizera ko ibyishi nimbi najya imbaraga zivana wenda hirya no hino wenda ariko babihishahisha. Urumva twe tuzarwana na ntuzu Rwanda rwagwana na M23 rwagwana na Kongo, kandi u Rwanda ari ibintu byeruye. U Rwanda urabizi imirwanire y'u Rwanda, urabizi imbaraga z'u Rwanda. Kumva Tshisekedi azaza atera u Rwanda ku buryo bweruye, twe tuzabakubita ku buryo bweruye, ni ibintu byumvikana. Urumva bazapfa gukomaho nayo mu busesenguzi bwa icyo uvuga cyangwa se. Hanyuma reka wenda tuze tunabirambura, ariko abakunzi bacu reka tubahe ikaze. Ndabizi baba badukurikiye ari benshi cyane rwose, abantu baba badukurikiye bari hirya no hino mu mpande n'impande, bose reka tubahe ikaze. Abadukurikiye bari hano mu Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, abadukurikira bari ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'i Burayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Reka tubifurize kugubwa neza, dukomeze tubifurize gukomeza kugira intangiriro nziza zo kukweza amagingo ayangaya. Reka mbabwire ngo kugeza amagingo ayangaya, niba utarakora subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu rwose, igihe niki niba dusubscribinge bakanda like kugira ngo ibintu bibe byarushaho kugenda neza. Kwanza wenda tunihuta tunatangira rwose, reka tunahere kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Duhere kuri iyi nkuru rwose iri kugaruka aho kugeza amagingo ayangaya abantu bakomeje kugenda bibaza bati ariko se ubundi umutwe wa M23 wabukura hehe imbaraga, ibintu bya bihe bimeze bite? Ni bimwe mu bintu abantu benshi bakomezaga kugenda bibaza. Ndabyibuka umwe mu bantu bagiye batandukanye, umwe mu banyamakuru yigeze kubaza umwe mu bayobozi ba M23 aravuga ati ubundi mukura hehe intwaro? Yaravuze ati ikintu cya mbere gihari nuko twebwe umuterankunga wa mbere dufite ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni FARDC, kuko iyo turwanye tubambura intwaro, ati kandi iyo tutabambuye intwaro izindi barazitigurisha. Hanyuma kandi kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara rero, hamaze kumenyekana aho M23 ikura inkunga ikomeye cyane, by'umwihariko n'uburyo bakomeza kwitwara ku rugamba. Umutwe witwaje intwaro rero ukomeje wa M23 ukomeje guswiragiza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo n'ubundi mu bice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ku kigero kitigeze kibaho na rimwe. Ngira ngo ejo bundi iri jambo narigeretseho kuko rimaze iminsi rikoreshwa na bamwe mu bategetsi bo hirya no hino mu isi, bavuga bati uburyo M23 ikomeje kugenda ikora, uburyo ikomeje kugenda yitwara ku mirongo y'urugamba ntabwo ari ibintu byigeze bibaho. Ntabwo byigeze bibaho muri amateka ya vuba. M23 nibwo yongeye gukubita irandagaza, aho abasirikare birukanse bakwira imishwaro. Ndagira ngo nkubwire M23 uwaje gukurikirana video yo kuntu byagenze ku ntambara, M23 yaje bari bake kuntu byagaragaraga. M23 bwabo shongore n'ubukaka bwabo bagiye nta bwoba. Emile bagiye noneho abasirikare ba FARDC amashusho yagaragaye bagaragaye, nabonaga batora hasi nk'abato, uwumva yataga intuza imbunda yongera kura hasi nk'ufata ibitaka, n'ibitaka amabuye zamuteme, kuko imbunda bazifata babakubita. Urumva nge nabonye bakoresha amabuye, ngira ngo niyo bajyanye ku rugamba. Emile nabonaga muri video cyangwa se n'amakuru twe dufite, nabonaga bafata amabuye batera. Kumbe ubwo bateraga ntuza M23 bakoresha imbunda zabo babahaye. Sinzi wagira ngo nagakino k'amakarita barimo bakina intambara yabo. Emile sinzi nimba na warabibonye video wayibonye twayirebanye, wagira ngo nagakino k'amakarita. Bo bataga imbunda bataye bajya gufata amabuye, kumbe bafata imbunda bahereza. M23 nibavuga ngo umuterankunga wa mbere ni FARDC, ntuzabyumve nabi. Umuterankunga wa mbere wa M23 ni FARDC na FDLR, kuko kuntu byaye bimeze mu mirwano, bataga imbunda
M23 izataka ibakubita kuko abarwaga abirukankaga bakarusimbuka bose bicwaga nibyo bizaniye ni bya bindi ngo wishoye kuri Nyabarongera mutwara nyine nta kundi. Hanyuma uru rugamba rero bakomeje kugenda barwana mu bice bigiye bitandukanye. FIDC yabonye ko itazarushobora ndetse na n'izi saha byarayinaniye rwose kuba yasubiza umutwe wa M23 yabashije kuba yakwiyambaza imitwe y'iterabwoba yibumbiye mu kiswe wa Zarendo irimo umutwe wa FDLR ugizwe n'abase bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka wa 1994 harimo abacancuro ingabo z'abarundi iza SADC ariko M23 yababereye ibamba ikomeza kugenda n'ubundi ibakinagiza amanywa nijoro kugeza ubu ngubu abasirikare benshi bakaba bari mu mavuriro ndetse n'ibitaro bigiye bitandukanye nyuma yuko bananiwe n'ubundi kuba bakwikura imbere y'umutwe wa M23. Ibitero byinshi rero by'ihuriro rya FIDC babikoresha imbunda nini cyane ku buryo barasa aho batabona ibigira ingaruka ku basivile bicwa n'amabombe aturuka n'ubundi ku ruhande rwa leta. Uyu munsi rero hari abantu bavuye mu byabo benshi cyane by'umwihariko cyangwa se abantu bamaze kuva mu byabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurusha abigeze kubaho mu mateka y'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni ibikumvisha neza ubundi bukana bw'intambara, ni ibikumvisha neza uburyo intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, dore yuko rwose ugiye kureba usanga hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho kirimo intambara, kuko wenda navuga mu ntambara zagiye ziba mu minsi yashize cyangwa mu myaka yashize ntabwo twabonaga abasirikare b'abazungu, kandi uko imyaka igenda ishira niko ikoranabuhanga ryo mu ntambara itumanaho imbunda zigezweho ibisasu biremereye cyane byose byagiye byongera mu ntambara. Hanyuma kugeza amagingo aya ngaya M23 iri kugenzura ibice byinshi cyane mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru ndetse yamaze no gushyiraho abayobozi bakorana nayo n'ubundi mu rwego rwa gisivile muri Rucuro, Nyiragongo, Masisi, ikuraho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nako uyu mutwe kandi ukomeje kugenda wiyegereza abaturage mu bice byose yigaruriye, bakorana umuganda, amarushanwa y'umupira, ibirori bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bituma abaturage bayiyumvamo. Ahangaha ni naho abantu benshi batangiye kugenda bamenyera umuntu bita Colonel Bahati, kuko n'umwe mu bantu bari basanzwe n'ubundi bazwiho kugenda bakajya gukoresha inama abaturage. Abayobozi bakuru ba M23 bakamuha ubutumwa ati bujyane mu baturage banaba, bujyane muri Rucuro, bujyane muri Mweso, bujyane Kiwanja, ugende ubahumurize babwire ko tuhari, ko twiteguye gufatanya namwe, twiteguye kubarindira umutekano. Hanyuma nko ku itariki 8 Werurwe 2024 M23 yayoboye umuhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore mu mujyi wa Kiwanja muri teritwari ya Masisi, hamwe mu hantu hasanzwe hari n'ibiro bikuru bya M23 cyangwa se naho hari icyiciro gikuru. Ni mu gihe kandi abagore bo mu bice bigenzurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa biraye mu mihanda bamagana gufatwa ku ngufu, gutotezwa ndetse n'ibindi bikorwa byose bya kinyamaswa bikorerwa aba bagore cyane cyane. Ibingibi bikaba bibera ahantu hasanzwe hagenzurwa n'abasirikare ba Perezida Felix Tshisekedi. Abantu baribaza bati kuki FARDC ikomeje gukinagizwa cyangwa se gutsindwa, ahundi M23 ibite byayo imbaraga zikura. Ese koko imbaraga zikura mu Rwanda? Ese imbaraga kuko ifite abasirikare ba RDF bayifasha? Abantu bakomeza kugenda bibaza ibintu byinshi. Naje kukomoza mu kanya ku kiganiro umwe mu bavugizi wungirije wa M23 witwa Oscar Barinda yigeze kugirana n'itangazamakuru avuga ati umuterankunga wa mbere dufite ni FARDC usibye kuba batugurisha intwaro izo tubambura ni nyinshi, kandi koko ngira ngo iyo babonye uburyo wenda barwanye cyangwa se abantu baba bari kugenda babona amavideo babona uburyo ku mirongo y'urugamba iyo ubundi FARDC ikunda gutera, iyo iteye M23 ibasubirana inyuma yirwanaho ikabasubiza inyuma. Mu kubasubiza inyuma rero kuko bahunga intwaro bazita. Mukanya nibwo nabikubwiraga Emile, ya video nongere mbibabwireho uburyo ki umuntu ajya ku rugamba ajyanye imbunda, mukanya ukabona arimo arakoresha amabuye nk'ahari yajyanye ku rugamba. Kumbi ibyo kubitishwa ni imbunda zari zifitwe nande na M23 ikimara kuzibambura ntiyazibakuye mu ntoki cyangwa se mu maboko, bo yazisangaga hasi aho bazitaye. Kumbi bakazifata M23 zifata ku ngabo za FARDC na FDLR bazibakubitisha.
nabonaga bakoresha amabuye nabibabwiyeho. Urumva kuvuga ngo niwe muterankunga wa mbere bafite naho babikura kandi biranumvikana. Ikindi kuba ari umuterankunga wa mbere ari FRDC bararangiza ntago waba udafite discipline ngo ujye ku rugamba. Urumva bajyanwa n'ibintu bibiri, aho bahuye n'abagore barasambanya, baracyasambanya abagore bahari muri Kongo, barica ibintu byaho. Ruswa mu gisirikare yarabamunze, ibintu bya ruswa urumva rekritoma, ibindi bintu bitandukanye, ari mu bucuruzi, ari mu gutanga amasoko. Ni ukuvuga ngo iriya ruswa iri muri FRDC igihe cyose igihari ni umuterankunga, ibibazo biri muri FRDC ni umuterankunga mukuru wa M23, kuko urumva M23 iprofita ako kavuyo. Rimwe na rimwe uzumva ngo Kisekedi n'abasirikare bakuru basereye, uzumva ngo habayeho gusesa amasezerano n'abasirikare bakuru. Ibyo byose M23 nk'abantu bashize hamwe nk'umutwe witwaje intwaro barabiprofita, ni kuko bafata bakabakubita. Urumva intege nke zawe mu gisirikare uko zibaye nke mu gisirikare, twe barazireba bakavuga ati turahera he, turabaca hehe, aho kubaca iyo bahabonye bahita baprofita. Hanyuma inzego z'umutekano rero zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bantu batabizi buriya ni nabyo biherereye mu buryo bugiye butandukanye nko muri Seni. Impamvu abantu babonye Kisekedi wenda yanatowe cyabikemezwa ko yatowe nuko hariya muri komisiyo ishinzwe iby'amatora harimo ikene wabo cya Kisekedi cyangwa se bamwe mu bantu bo mu miryango ye. Ruswa navugaga. Hanyuma rero inzego zishinzwe n'umutekano muri Kongo ziyobowe ahanini cyane mu buryo bw'ikene wabo ndetse no gukurikira inyungu aho kuba n'undi uburyo bwo kurinda abaturage. Abasirikare bari ku rugamba rero binubira guhembwa intica n'ikize, rimwe na rimwe kandi ntibahabwe n'urupfumuye, kuko n'ubundi izo kashi ziribwa n'abayobozi babo. Inzara nayo n'ubundi iri mu bituma batisunika ngo bajye imbere. Ngira ngo ejo bundi hari abasirikare bagiye batandukanye bagejejwe imbere y'ubutabera bashinzwa n'ubundi kuba barya imishahara y'abasirikare bagenzi babo. Hanyuma propaganda y'ubutegetsi bwa Kisekedi rero yemeje isi ko n'ubundi idashobora gutsindwa kubera abacanshuro benshi cyane, drone nshya, indege z'Abarusiya n'ibindi binyoma n'ubundi nabyo byakubise igihwereye, kuko n'ubundi biri mu bintu Kisekedi yiringiraga avuga yuko bishobora kuzamufasha gutsinda. Abasirikare benshi ba RDC rero boherezwa n'ubundi kurwanira muri Kivu ya ruguru, ntibahazi. Benshi baturuka mu bice bigiye bitandukanye, za Beni, za Bunia, abandi baturuka muri za Kinshasa bakaza kurwana hano muri Kivu ya ruguru, kandi ntabwo baba bahazi na busa. Abenshi rero iyo bashwiragijwe na M23 bihisha mu mazu y'abaturage. Abo basirikare kandi bagorwa no kuyoboza rero ngo bahungire kuri MONUSCO, kuko n'ubundi baba bavuga igifaransa n'iringara gusa, ku buryo bigorana kuba n'ubundi bapfa kuvugana n'abandi baturage, kuko hano hafi muri iki gice cy'Iburasirazuba ni hamwe mu hantu n'ubundi hari abantu benshi usanga baba bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko ku buryo nyine usanga kugira ngo bumvikane n'aba bavuga iringara n'igiswahili kenshi biba bigoranye, cyangwa se ugasanga biragoye kumvikana n'aba basirikare bo muri MONUSCO. Akenshi kandi abo baturuka mu ntara za kure n'ubundi ya Kivu ya ruguru usanga bitotomba, bamwe banga kurwana bavuga ko atari imiryango yabo n'ubundi bitangira. Ibi rero byongeraho ko izo ngabo zifite amahugurwa make cyangwa se imyitozo mike zishorwa ku ruhembe rero rw'intambara nk'uko bigenda n'ubundi kuri Wazalendo, ndetse biroroshye kubatatanya ndetse no kubaca intege, kuko n'ubundi benshi bagiye binuba, abandi bati ntabwo ari imiryango yacu turwanira, nta nubwo ari n'iki, nta nubwo duhembwa na n'iki. Ibi byose bituma badashobora gukoresha imbaraga zose. Ikindi nta bushobozi baba bafite, usibye kuba bafite ibikoresho bihagije ntabwo bazi kubikoresha. Ibi bigendanye no kuba nta myitozo ihagije bashobora guhabwa. FARDC rero izongwa kandi no kurashishwa imbunda zikoreshwa na bamudahusha, indege zitagira abapilote, imbunda nini cyane n'into baba bambuwe na M23, biri mu bica intege abasirikare kuko intwaro bazanye ntago bazitahana. Ni mu gihe kandi ku mirongo y'urugamba ingabo z'u Burundi zoherejwe muri diary ya Perezida Ndayishimiye, muri diro ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Kisekedi zititeguye n'ubundi gupfira Kongo. Bamwe bafashwe miri rero, abandi bishyikiriza M23. Hari n'abanze kurwana burizwa indege bajya gufungirwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Hagati aho kandi abasirikare ba SADC
abasirikare ba sadeke nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, cyangwa se abasirikare ba sadeke bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo baraca amarenga yo kwikura mu mirwano kubera ubuzima bubi cyane, bavuga ko batabona ibyo kurya, kubona ibyo kurya ari ingumi ndetse n'izindi nzitwazo zituma ngo M23 n'ubundi ibasha kugenda ibatsinda umunsi ku munsi. Kuva rero bagera muri iki gihugu kandi nta rugamba na rumwe baratsinda, ibintu bashobora n'ubundi kuzarambirwa bakazinga utwangushye bakisubirira aho baturutse muri rusange. Kwiruka rero kw'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta bihaye M23 igihe cyo kwitegura neza, kubaka ubwirinzi, guhagarara neza ahantu hayifasha n'ubundi kurasa neza nko mu duce dutuma n'ubundi utega umwanzi igico, ndetse no gusubiza inyuma ibitero bayigabyeho, biha kandi amahirwe M23 yo gusunika kure FIDC n'abambari bayo, bakareka rero kuyitera icyugaze hafi y'ibirindiro byayo mu bice byose yabashije kuba yakwigarurira. Ibikorwa byo guhiga abavuga ikinyarwanda rero hirya no hino muri Kongo bashinjwa kuba abanzi b'igihugu, nabyo biha imbaraga zidasanzwe umutwe wa M23. Ibi bikorwa byose bituma bamwe mu basirikare bakuru ba FIDC baba Rwanda Phones rero bakora uko bashoboye bakihuza n'umutwe wa M23. Imvugo z'urwango zibasira abarwanda phone muri politike ya Kongo nazo ni intandaro yo gucika intege ko basirikare by'umwihariko abaturuka mu moko akoresheje ururimi rw'ikinyarwanda. Kuri ingingo kandi Perezida Tshisekedi aherutse kubwira ikinyamakuru Le Monde ko hari abagambanyi mu gisirikare cya FIDC. Yagize ati mu ngabo zacu harimo abahemu, ntabwo ari abavuga ikinyarwanda gusa, hari n'abanyekongo bavuga izindi ndimi. Uyu perezida n'ubundi yahaye umugisha isubizwa n'ubundi ry'igihano cy'urupfu, nguko n'ubundi hari abasirikare bakuru bagambaniye igihugu, banga guhangana n'umwanzi, abandi baregwa n'ubundi guha amakuru ya M23 ndetse no gukorana n'u Rwanda. Ariko kandi ibya Kongo na M23 abantu baribaza bati bizaherera he? Munyemerere by'umwihariko iyi ngingo tuze kwigaruka mu kiganiro cyacu gikurikira, ahubwo mbabwire uburyo Tshisekedi yaje gufata icyemezo avuga ati u Rwanda nduhaye amahirwe ya kabiri. Abantu baribaza bati Tshisekedi wananiwe M23 nuwo kuvuga ngo ahaye u Rwanda amahirwe ya kabiri? Wagira ngo u Rwanda hari ikintu rumusaba? Usibye batacyangwa y'ibiko nakomeze nabivuga, ntago bishoboka ko Tshisekedi yatanga amahirwe y'akabiri ku Rwanda. Aba yari amahirwe yabaraye 20 kuko yabivuze inshuro nyinshi yiyamamaza afata umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, amwe mugereranya na wa mugabo Hitler, avuga ibintu bitameshe, yavuze ibintu byinshi cyane, avuga buryo ki azatera u Rwanda igihe niki, yavugaga ibintu agiye gukora nyuma yo gutorwa. Mbese muri make Tshisekedi ni imigambi myinshi avugamo ku Rwanda. Ubu ni mu gisirikare kuntu byubatse, nta muntu n'umwe umusirikare ujya gupanga ibintu ngo abivuge, yakabivuze se yakabikoze. Umusirikare M23 akenshi ijya kurwana impamvu inabatsinda ntabwo ibateguza, iragenda ikabakubita. Hanyuma kuva rero mu gihe Perezida Tshisekedi yamamariza kuyobora manda ya kabiri mu mpera za 2023 yagiye avuga ko yiteguye gutera u Rwanda arushinza kuba inyuma y'umutwe wa M23. Tshisekedi amaze gutsindira kuyobora iki gihugu rero muri manda ya kabiri, hari abavuze ko icyo yashakaga yakigezeho kuko n'ubundi imvugo zo gutera u Rwanda zabaye nk'izihagaze. Kuri ubu rero M23 igenda ikubita inshuro ingabo za FIDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro n'ubundi ndetse n'ingabo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi, ndetse M23 yamaze kugota Goma ndetse n'ibindi bice byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo benshi bibaza yuko ishobora no kuzafata Kinshasa. Mu kiganiro Perezida Felix Tshisekedi n'ubundi yagiranye n'ibinyamakuru birimo Le Monde, yabajijwe niba gahunda yo gutera u Rwanda igihari, asubiza ko n'ubundi hagitegerejwe ko inzira z'ibiganiro zirangira. Ati yego, ariko habanje kubaho ibikorwa byinshi cyane bya diplomasi, atari ukuvuga ko hari n'ubundi igitutu cyashyizweho kuri EDC, ahubwo ari ukugira ngo n'ubundi turebe ko haboneka amahoro. Ntabwo nahisemo rero iyi nzira kubera ko n'ubundi mfite intege nkeya, ahubwo nuko nari mfite icyizere ko hari ibigomba kuzagerwaho. Tshisekedi yavuze ko yashatse gutanga amahirwe ya nyuma ku nzira y'amahoro mbere yo gukoresha intwaro. Urumva yuko Tshisekedi uko byagenda kose ikintu gihari
yaba n'ubundi agifite gahunda yo gutera u Rwanda, ariko kandi ngira ngo abantu basanzwe bakurikirana byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri gahunda y'u Rwanda, ngira ngo bagiye babyumva bwana Alex tunasoza. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati ese birashoboka ko Kiseke kidashobora kuzatera u Rwanda koko mu gihe M23 nayo akomeje kugenda ahangana nayo na bamwe mu basirikare bakomeje kugenda batangaza ko bashobora guhunga urugamba. Abantu baribaza bati ibi bintu byaba bihagaze bite? Oya, biragoranye Emile, biragoranye kuko M23 yashinze imizi muri Kongo, barayinanirwa, barabakubita umunsi ku munsi, barabananiwe. Urabona zira ruswa zabo zabazonze, bikorere mibi, mbese ubwambuzi n'ibindi bintu by'ubugegera n'ubujura byabazonze. M23 irabafatanya. None se baje gutera u Rwanda, ibyo barabihagaritse, bananiwe n'umutwe wa M23 wari umutwe wafashe agace kangana kuriya, uduce tungana kuriya babamo, ko wabananiye se ubwo baraza gufata igihugu? Yego baraturutada, yego baruta u Rwanda, ntago twagitindaho. Ese u Rwanda rungana rw'urucya rurwana kuriya, uri kubona wowe mu busesenguzi bwawe cyangwa nk'imboneye nk'umunyamakuru, uri kubona Kiseke dafite ubushobozi bwo gutera u Rwanda? Urumva uko yatanze amahirwe ya kabiri azatanga n'aya gatatu n'aya kane. Nge numva ko bizahora gutyo mpaka Emile, tutiriwe twizimba mu magambo. Mbese ngewe mu busesenguzi bwanjye ndabona ko bigoranye ko Kiseke azatera u Rwanda, nta nubwo azanabigerageza. Yes, ngaho nguko rero ni mu kiganiro arutse kugirana n'ibitangazamakuru birimo nka Le Monde Africa, aho yaje kugenda atangaza byinshi cyane bigiye bitandukanye. Wenda turaza kugaruka turambura amagambo yavuze, turaza kuyashyira rwose mu kinyarwanda abantu babyumve. Reka tunashimira abakunzi bacu, twizere ko bari amahoro kandi bakomeje kugenda bagira ibihe byiza aho baherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Mbabwira ngo nkuko rero mukomeje kugenda mubyumva, na makuru abakomeje kugenda atugeraho, ariko kandi reka tunabashimira nkuko nari mbivuze, twikomeze tubifurize ibihe byiza, tubifurize amahoro y'Imana, twibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu bwana Alex. Tunasoza bajye banadusubscribinga rwose, bakande kuri subscribe, ibintu birushaho kugenda neza. Mujye mutwihereye subscribe, natwe gahunda yacu ni ya yindi, no kubaha amakuru mashya meza kandi adasanzwe, tukagerayo tukayabaha kandi tukayabahira ku gihe.